ati wowe Kiramani nta kintu uzantwara, ati mu minsi itambutse wanyohereje abantu baza kunyegereza imodoka ku Gisozi, ati nta bimenyetso mfite neza ariko amakuru mfite. nakubwiye ngo ndi umupeti wavuye i Bengazi. Ndi umupeti wavuye i Bengazi kandi uzi gushaka ibiceri bro. Ntago naje gukina njyewe. Ntabwo naje gukina namwe. Ntago naje gukina mu mafaranga. Ntago nkunda imikino. Nujya umbona ujya untinya. Uri umuporomo mwiza, ufite imbuga zimeze neza, ufite imbuga washyiraho ibintu abantu bakabikunda, uri kuzikoresha usebye ibaze gufata uwo mwanya mikibwira umugabo wawe stop it. Muhagarare kanu kereka ni mu ndoga, keretse ni mu ndoga. Ngaho rero ariko se we iyi showbiz koko ni biki byayo? None se we mwari muzi yuko ngo kuba Mitsutsu yarabashimirijweho amatara muri Genesis Comedy ndetse na mikoro bakazifunga, abafana bari bicaye hanyuma bagasohoka bababaye cyane kubera ko umunyarwenya wabo yarageze kuri stage nuko bamuzimirizaho amatara ndetse na mikoro barazizimya muri Genesis Comedy, ibihumbi byicaye bitegereje urwenya rwa Mitsutsu ariko ibyo bintu barabimukora. None se we wabuzi ko ngo harimo akaboko ka Kiramani ndetse n'akaboko k'umugabo wa Miki ariwe agapromota, ngabo abantu bashobora ko bari bo bahaye amafaranga Merci hanyuma ngo bazirimizeho amatara Mitsutsu adaperforminga, ariko Mitsutsu ibi byose yatangiye kubishira hanze, byose bikugenda bijya hanze buke buke. Ati nari naracecetse, atari kuko bukeye nuko bwije niko murushaho kumbabaza, reka nanjye mbivuge. Mitsutsu yakoresheje ijambo rikomeye cyane aravuga ati kereka ni mu ndoga naho ubundi ntacyo muzantwara, ati mugiye mukimbona mu maso yanyu nzabacaringinga mpaka ubwo mwabigenza kose. Ati wo Kiramani njye ndi umwana wavukiye i Bengazi, naje muri uwo mujyi nje gushaka amafaranga, ati byo akora byose rero nta kintu wantwara pe. Mitsutsu akimara kuva muri Genesis Comedy yageze hanze, abanyamakuru bamutunzeho za mikoro barimo bamubaza bati ese ibi bintu ukorewe ntago ari akagambane? Mitsutsu yavuze ko ashobora ngo kuba yaramamaje ariko ngo bitewe nyine n'ukuntu abantu bamukunda ngo abamamarize hariya muri Genesis Comedy ngo byari ngombwa akabivuga, bahita rero ngo bamuzimirizaho amatara. Ariko nanone nta kibazo yagize, mwimve mu minsi itambutse ubwo Mitsutsu yavugaga ati njyewe nibaramuka abantumiye muri Genesis Comedy ntago nzongera kwamamaza, bazantumire nta kibazo tuzakorana. Ati ariko impamvu namamajemo atari yampaye amafaranga makeya, nanjye ndavuga ni reka ngende njye guperforminga hanyuma namamaze n'abantu nsanzwe namamariza. Ati ariko natangajwe no kumva mikoro zizimye ndetse n'amatara bakayazimya, ati ntacyo byantwaye, ariko nanone byamenyekanye abari banteze umitego kugira ngo nyine bayazimye. Ati yaba ari Merci gusa ari amatara ntago aba yarajimijwe, ati ahubwo hari abantu bamugiye mu matwi batuma nyine ibyo byose biba. Akaba ari nayo mpamvu rero Mitsutsu ngo agiye kugenda bacira hanze nguwo ni Kiramani nguwo agapromota, abo bose ngo nibo batumye zimirizwaho amatara hariya muri Genesis Comedy. Abanyamakuru rero bakomeje bamutota ibibazo, hari uwamubajije ati mbese ko bakujimirije amatara aho ngaho ni byaba bigiye kugabanya abafana bagukurikiraga? Mitsutsu yaravuze ati abafana banjye ntibareka kunkurikirana kandi bazi ibyo nkora. Ati hariya muri Genesis Comedy naho mwabibonye bakimara kuzimya mikoro ndi kuvuga ntibyumvikane. Wati wabonye ko abafana bose bahise basohoka kandi igitaramo kitarangiye cyangwa se Genesis Comedy itarangiye, ati bose bahise basohoka. Atereka n'ubundi barankundaga, ati none se mbapaze mwe abanyamakuru kuba wanjimirijeho mikoro hariya nayo nitegekaga cyangwa se nanewe gukora? Ati byo aho bw'icyo bivuze nuko harimo abantu bashizemo akaboko hanyuma bagatuma nyine banzemereza amatara. Atari kabafana banjye nabizeza gukomeza kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Ati bya Genesis Comedy tubireke. Mwabantu mwe rero mutabona ibintu bimeze gutya, ibintu byakomeye cyane.
Mitsutsu yabajije Kiramani ikibazo ati ikibazo nari nyifitanye na Miki none se wowe waje kubyivangamo uti ati kuba narakubajije cyangwa se ngo nkuregere Miki nibyo byatuma umfata kuriya ati wowe Kiramani nta kintu uzantwara ati mu minsi itambutse wanyohereje abantu baza kunyangiriza imodoka ku Gisozi ati nta bimenyetso mfite neza ariko amakuru mfite nuko ari wowe ati wowe Kiramani ushakaho iki koko wandetse ase bundi Kiramani muri ya minsi si watakaga ubukene ndetse ngo n'amacano yo barayibye ariko akaza kugira amahirwe akagaruka none se ashaka gusenya Mitsutsu ngo amafaranga Mitsutsu yakoreraga abari uyaryara none se abafana ubu ngubu bava kuri Mitsutsu bakajya gufana Kiramani yego Kiramani turamwubaha hano mu Rwanda ariko buri wese yagakwiye kubaha undi kuko twese turi muri sinema nyarwanda buri wese akwiye gukorera amafaranga yiwe atabiryojeje undi. Mitsutsu yivugira kuri mikoro yaratangaje aravuga ati ngo dada ajya amubwira ngo yakora igishoboka cyose akamusenya ariko Mitsutsu nawe ati njyewe nahize amafaranga kuva kera ati wowe Kiramani njye ndi umwana wavukiye Kibungo nza muri Kigali ati nta gushuko nagezemo ibi bintu rero atangira kubyinjiramo yabitangijwe na Nyagiso ariko se Nyagiso kuba atavuga ari we wazamuye Mitsutsu ndetse akanazamura Kiramani ni ukuvuga ko nta muntu agira ati wowe Kiramani ibyo akora byose ntacyo uzantwara ati ndagira nkubwire ko nanyagiye mu muhanda imvura ikanyagira nkajya kugama yahita nkongera nkakoreye yagwa nkongera nkugama ati wowe wari umu Isbana ati wowe wacuruzaga amafilime wari wiyicareye aho ngaho ati yego wabaye mu buzima bugoye ariko ntiwanduhije kuba mu buzima bugoye ati rero ibyo uri kwigira icara hamwe tuyasangire ayimbuga nkoranyambaga. None se we mwari muzi ko Kiramani yashaka gusenya Mitsutsu kugira ngo nyine amukure ku mbuga nkoranyambaga ariko se byashoboka abafana bakunda Mitsutsu n'ubundi baramukunda ibyo Kiramani arimo rero ndakeka ari ishyari. None se we Mitsutsu ko yivugiye ngo yari afitanye ikibazo na Miki hanyuma ajya kubaza Kiramani ukuntu ari bubigenze cyangwa se ngo abakemure icyo kibazo kubera ko bose n'ubundi bari abakinnyi be kandi ikibazo bakigiriye muri timu ya Kiramani. None agiye kumubaza ahubwo Kiramani arushaho kurakara nkaho ikibazo ari we bagifitanye birangira gutyo agapromota byinjiyemo ubu Kiramani agapromota ni abahetazi ba Mitsutsu. Ubu Mitsutsu rero nawe mu kubashyira ku mbuga nkoranyambaga ari kugenda basebya cyane avuga n'uburyo ibintu byagenze kugira bamuzinize amatara muri Genesis Comedy. Mniba mwarabonye amavideo Mitsutsu yari yateguye neza cyane ndetse yanabukereye abakinnyi be bose bahari ariko yaje gutungurwa no kugera kuri stage mu gihe yaratangiye kuvuga abakinnyi abantu bose bagiye kwishima ngo baseke avuze byanga kuvugika akubita kuri mikoro ngo wundi babigenza biranga ahubwo agiye kubona abana n'amatara bayarajimije aravuga ati aharimo akabwambane gusa kubera umutima we mwiza byarangiye nyine asohotse aritahira anavuga yuko nibongera kumutumira azasubirayo. Nyuma yaho niho baje kumenyekana amakuru ngo yamamaje niyo mpamvu ngo bamujimirije amatara gusa abafana bo babyishimiye cyane baravuze bati iri ni itiku muri Genesis Comedy nahangaha bigeze nabo batangiye gukora nk'aba bandi tusanzwe tubona ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye bati Genesis Comedy abenshi ngo ntibashobora no kuzayisubiramo bitewe n'abantu bari biteguye Mitsutsu ariko bakabona bamujimije amatara kandi bamukunda. Kiramani rero ashaka gusenya Mitsutsu bya nyabyo dore ngo kanareba ahantu imodoka yiparikiye hanyuma ngakohereza abantu ngo bajye kuyangiza barayangije Mitsutsu ngo nta makuru afite neza ariko ngo icyazi cyo nuko ari we wayangije. Ibaze nawe ibaze aka kagamba naho kageze ibaze Kiramani winjiye muri ibi bintu ngo ashaka gusenya Mitsutsu ngashaka kumukura muri iyi sinema nyarwanda ese ibintu byashoboka abafana ba Mitsutsu bamuvaho. Reka twihere ijisho rero bikomeje kukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga gusa Mitsutsu ntago yorohewe mu musengere kandi abanamukunda mu mukomeze mu mushigikire nyine. Nge rero mubanye muri amakuru nitwa Vincent reka nkwisabire kunshigikira ukane kuri buto subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajya kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza ndabashimiye.